Bakunzi bacu b'Isaro Life TV twongeye twagarutse. Bakunzi bacu rero wabageze hano bwa mbere turamusaba gukora subscribe, agakora like, agakora share ndetse agakora na comment uko abyumva kugira ngo dukomeze twigire ubuzima bwiza. Uyu munsi nabateguriye ku kintu cyitwa isukari. Isukari dukoresha, isukari tuvuga aha ni isukari dusanzwe dukoresha iwacu mu ngo, ari nayo sukari imeze nk'umusenyi. Amasukari ayibamo ayo dushobora kugira isesemi, gucika intege, gutitira. Mu rwego rwa rusange gucika intege, umutima ugakabakabwa maze ugasembagurika, kubabara mu nyama z'umubiri no gukunda kurwara imbwa zo mu maguru, kugabanuka kw'imbaraga z'umubiri muri rusange, bikazana n'imikorere mibi mu gifu. Isukari nyinshi mu mubiri n'ingaruka zabyo, tugiye kureba icya mbere ku bwonko. Ubundi ubwonko bukenera umwuka mwiza mwinshi wa oxygene n'isukari ya glucose na vitamine B1 kugira ngo bukore neza. Iyo isukari ibaye nyinshi mu bwonko rero cyangwa ikaba nkeya, ubwonko bukora nabi, bigatera umuntu kugira imyifatire mibi. Muganga witwa Hofer we yagize ati gutegekwa n'isukari ni bibi gusumba ibindi biyobyabwenge bibaho. Ibyo ni uko isukari iri ku rugero ruto cyane bigakurikirwa n'urugero rwinshi rwayo mu maraso, bitera kwiyumvamo umunaniro no gucika intege, bigakururira umuntu kongera kugira irari ry'ibinyasukari, bityo isukari igahita iba indengarugero mu maraso. Urwo rugero rukongera rugakonkoboka rukajya hasi cyane, biherekejwe n'ingaruka mbi. Indwara yo kubyibuha birenze urugero, nabyo bakunda kwita obesite, iyo isukari ibaye nkeya ikajya hasi y'urugero rukenewe mu maraso, wumva ushonje cyane, bigatera umuntu kurya cyane. Noneho intungamubiri zikaba nyinshi, umubiri zikaba nyinshi, umuntu akabyibuha birenze urugero. Mu gihe amasukari menshi atuma umuntu atarya cyane. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ku barwayi 10 iyo ndwara y'umubyibuho urengeje urugero, 9 muri bo baba bafite isukari nkeya mu maraso. Hakaza indwara ya diyabete. Isukari iyo irenze urugero inaniza urwagashya. Isukari iyo irenze urugero inaniza urwagashya ku gipimo urugero rw'isukari, maze yananirwa bigatera indwara ya diyabete. Abarwayi iyo ndwara babikomoye ku murage w'amaraso y'ababyeyi babo, baravukanye ubwandure bw'iyo ndwara, ni ngombwa ko bayirwanya birinda ibinyasukari ku magaburo yabo. Ariko hari bimwe mu biribwa biyifite bashobora gukoresha nk'ubuki n'ibindi, ariko nabyo bitarengeje urugero kugira ngo bibashe kubafasha. Isukari ku kijyanye n'umutima, amasukari ndengarugero ashobora gukurura umubyibuho urenze, diyabete cyangwa kugira poroteyine nkeya mu mubiri. Ibyo bigasazisha umubiri vuba. Abafata garama
115 z'isukari buri munsi, baba bakubye inshuro 5 z'isukari ku munsi. Isukari ndengarugero bituma imitsi yirega cyane. Noneho ku menyo ho, ubukoko bwo mu kanwa bucagagura amasukari ari mu menyo bikabyara za aside zangiriza agahu k'amenyo, bakita imeya n'ishinya. Igihe kirekire amasukari amara mu menyo nyuma yo kuyarya no kuyanywa, iyo udahise woza mu kanwa ukirangiza, ni bibi cyane, bikabije kuruta urugero rw'amasukari yariwe cyangwa yanyowe. Mu rwego rwo kugirira amenyo isuku no kuyarinda indwara, ni byiza guhita woza mu kanwa ukimara kurya, ndetse no kwirinda kozamo mbere yo kurya, kuko byaba ari nko gucukurira cyangwa guharurira amasukari umuhanda. Ubwandure bw'indwara z'amenyo buriyongera iyo uriye amasukari hagati y'amagaburo abiri. Gukoresha amasukari aringaniye ari ku rugero bigabanya ubwandure bw'izo ndwara. Ku myanya y'inzira y'ibiryo ho, isukari iriwe yonyine nta kindi washyize mu nda ikangura igifu, bikacyongeramo imisemburo ikaba myinshi. Byatinda bikaba byagukurura indwara yacyo iterwa n'imisemburo irenze urugero, aribyo bita gastrite. Iyo ifashwe ari indengarugero mu gihe cyo kurya ibindi biribwa, iyo iva mu gifu hanyuma y'ibindi, bigatuma aside yacyo yiyongera kigakora nabi. Ku byerekeranye no kwirwanaho k'umubiri, garama 150 z'isukari yo mu nganda ya sacharoze ni urugero rungana n'urwo kwinjiza mu mubiri uramutse unyoye amacupa 2 ya fanta, kandi bikagabanya 1/2 ku bushobozi bw'abasirikare b'umubiri, ibyo bita globule blanc, bwo kwica udukoko dutera indwara. Ni ukuvuga ko ubushobozi bwo kurwanya indwara buba bugabanutseho inshuro 2. Ibyo biba isaha 1 cyangwa 2 nyuma yo kunywa iyo sukari cyangwa iyo fanta, bikaba byamara amasaha 5. Kurya isukari nyinshi irenze urugero bishobora gutuma umuntu abasha gufatwa n'indwara vuba, kuko abasirikare b'umubiri baba baguye ikinya. Umwana w'imyaka 5 unywa isukari ingana n'iy'umuntu mukuru w'ibiro 60 ni nkaho aba anyoye inshuro 3 kuruta iyo yakagombye kunywa. Ibyo bishobora kumukurira indwara ya gripe cyangwa y'ibicurane. Irari ry'isukari nyinshi rero rishobora guterwa no gukunda iraha nko mu minsi mikuru, cyangwa se rigakururwa n'uko wananiwe mu bwonko cyane. Kugira irari ryo kunywa isukari ndengarugero bigaragaza ubushobozi buke bw'igikuriro mu bwenge, ubwo guhangana n'ibibazo by'ubuzima nk'umuntu uhamye mu ntekerezo. Ugahora wimereye nk'umwana, ndetse n'ikimenyetso ku batabasha kwitegeka. Hano rero turareba urugero rw'isukari ikwiye kunyobwa. Ni byiza gukoresha amasukari akomoka ku biribwa kamere yabyo, nk'ibinyampeke, umutsima cyangwa se umugati wuzuye pe complet, utari uw'ifarini yeruruka yo mu mangazini, imbuto, imineke, ibisheke cyangwa umutobe wabyo. Niba dukoresheje isukari y'imvaruganda, ni byiza kutarenza ibiyiko 3 ku munsi, kandi tukayinywa ivanze mu binyampeke kuko bikize kuri vitamine B.
Tuzi neza ko umubiri ukeneye isukari kugira ngo ubone imbaraga zo gukora imirimo inyuranye, yaba iy'ubwenge yaba n'iy'umubiri. Iyo ibaye ku rugero ruto cyane, umubiri uhagirira ingaruka. Waba wakoresheje indengarugero nanone bikagukururira izindi ngaruka. Niba uhisemo kureka isukari y'inyenganda rero, ni ngombwa ko haboneka ibindi biribwa cyangwa ibinyobwa by'ibinyasukari byo kuyisimbura kugira ngo umubiri utayibura ukahazaharira. Bakunzi bacu rero b'Isaro Life TV, aka ni ko gace nari nabateguriye uyu munsi kubagezaho. Nk'uko tuba turi guharanira kugira ngo amagara yacu amere neza, murabyumva inama abahanga bagiye batugira ku bijyanye no gukoresha isukari. Bityo rero wabashije gukurikirana kino kiganiro akakigeza ku musozo, hari icyaba akuyemo cyamugirira akamaro. Ushobora kuba yikoreshaga mu buryo butari bwo, cyangwa se ukaba wumvise ibindi bintu ushobora gukoresha bijyanye n'imbuto zirimo imineke, ibisheke se n'imigati yuzuye, ku buryo bishobora gutuma umubiri wawe umanaginga ibijyanye n'isukari ku rugero rwiza. Bakunzi bacu rero n'aha ducumbikiye, mwumva ari byiza mwaduha like, mugashyiraho na comment uko mubyumvise, mukanasharinga abandi bakabasha kubimenya ndetse n'uburyo babikoreshamo. Na rero dusoreje, kandi turabakunda kuko nimwe mutuma twongera tukabategurira ibindi bintu tugomba kubagezaho. Murakoze, naho ubutaha, kandi turabakunda cyane.